rimini digi ejo mu gitondo mube muretse haza abo navuze. Ufite umuntu uguteresa igihe kinini wanze gushyira mu bikorwa ngwino utanga ituro ry'uko muguhaye. Mwumvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashije ubundi nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage utangire wakureho utwabo ku mugaragaro uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira ituro hano arataha yamubonye. Dosiye ya Apôtre Imana Joseph wamamaye nka Yongwe amaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Apôtre Yongwe yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Amakuru agenda avugwa hirya no hino avuga ko uyu Yongwe yaba yarabwiraga abantu ko abasengera ibibazo bibafite bigakemuka, bityo akabasaba ibiguzi. Nyuma yo gutanga ibyo biguzi ngo barategerezaga amaso agera mu kirere. Yongwe yagiye yumvikana kenshi ku miyoboro itandukanye avuga ko atunzwe n'amaturo y'abayoboke be, kandi nawe ko atura akaza guhindukira akajya ya maturo. Gusa kugeza ubu hakaba hategerejwe ibizava mu rukiko niba azamwa n'ibyaha agahabwa ibihano yagirwa umwere akarekurwa. Tukwibutse ko ku itariki ya mbere Ukwakira 2023 aribwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi uyu mupasiteri. Icyo gihe rwanavuze ko afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye yari iri gutunganywa ngo yohererezwe mu bushinjacyaha. Icyo gihe umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yemereye igihe dukesha iyi nkuru ko uyu muvugabutumwa yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mwumvise nabonye hari n'ababyanditse umupasiteri twafashije ubundi nubwo bikiri mu iperereza wenda umuntu atavuga byose ko ntushobora kujya hariya mu bikarakasi ufatirane ibibazo cyangwa imyumvire mike y'abaturage utangire wakureho utwabo ku mugaragaro uti uwashatse fiyanza akamubura nashyira ituro. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'74 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazaba amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Nanone hari amakuru yagiye avuga ko Yongwe ashobora kuba yaratawe muri yombi nyuma yo gukorera uburiganya abantu batari bake ababeshya ko agomba kubasengera ibibazo bafite bigakemuka. Hari amashusho yigeze gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga Apôtre Yongwe ari mu itoro rya City Light Church ahamagarira abantu bafite ibibazo bibabangamiye gutanga amaturo y'uko abibakemuriye. Icyo gihe yagiraga ati, ufite ahantu wadepoje urupapuro urafite kora mu mufuko uzana ituro uzushima Imana ko Imana baguhaye igisubizo. Wihutishije ufite ahantu ushaka visa iruka mutanga ituro ry'uko Imana iguhaye visa. Nimukora ibintu by'ikimenyetso ntuze gutanga bibi na sheke wayisinya n'umuhigo ukawuhiga. Ufite ahantu ushaka kubaka ngwino utanga ituro ry'uko ugiye kubaka. Muri ayo mashusho abakristo bigaragara ko bashyira amafaranga mu biturisho umusubizo. Mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana yiyemera ko atunzwe n'amafaranga abayoboke be batura. Hari ubwo yigeze kugira ati, nibyo njya amaturo. Apôtre Yongwe yabaye umuvugabutumwa n'umuhanzi azwi cyane mu bazamuye icyumba cy'amasengesho muri ADPR Nyarugenge yayoboye. Ubu ni umuyobozi w'itorero REB rishingiye cyane ku buhanuzi rikorera muri Kagugu mu karere ka Gasabo.